Abakoresha uyu muhanda barimo abagana ibitaro bya Butaro, kaminuza mpuzamahanga y'ubuvuzi kuri bose ya Butaro, abajya ku biro by'akarere ndetse n'abarema amasoko ya Kirambo na Base. Bavuga ko wagiye ugeramo kenshi imashini bakizezwa ko ugiye gukorwa, ahubwo ukarushaho kwangirika. Bariteguye dutegereze ko bawukoze neza ngo turabona kaburimbo, turebye dusangira imyaka ntirenze 10 aho. Nyuma bari gukora bageze aho barahagaze ntibagaruka. Ubwo dutegereza turaheba turicara turatuza. Ko byagira ugomba gufata nk'umuntu nk'ufite moto kubera ko ari kugenda mu mikuku akaguca amafaranga arenzeho. Uko aranyura mu muhanda mu ariko ari kaburimbo yayagabanya. Uyu muhanda uhora wangirika bitewe n'uko uri ahantu hameze nk'imibande hanyuramo amazi n'imiserege mu muhanda ntibayishyiremo igaragare kugira atangira ayo mazi. Nuko tubayemo gusa nta kundi. Kora bagashiramo mashini zigatengagura zigasiga ibitaka bikirimo cyangwa ibitengu byuzuyemo bakagenda amasuri yaza akabitwara. Nyuma y'imyaka isaga 10 bagirwa kuzashyirwamo kaburimbo, guhera mu kwezi gushize imirimo yo gukora yarasubukuwe, imashini zirimo gukora buri munsi. Abasanzwe bawukoresha bishimira ko imirimo yasubukuwe ndetse bakaba bafite n'icyizere ko iwabo hagiye kugera umuhanda wa kaburimbo. Twitegereje igihe kinini cyane, ariko kubera ko turi kubona imashini zaje turabyiteze. Kubera ko nkoramo nanjye niteguye kugura akamoto nkazarangiza n'akamoto kari gukoramo, kuko imodoka zizaba nyinshi ziziyongera mu muhanda. Noneho nazazindi zatinyaga umuhanda kuza kuduhahira zizabona umuhanda zize. Nimba uyu muhanda nkumazemo amasaha 2-3, kaburimbo nimara kugeramo zaba ari nk'iminota 45. Nizo gikoresha no kugenda gusa nta no kuvana hamwe. Ni mu buryo bw'imihahirane. Urabona isoko dukoresha ni isoko ryo kuri Base, ni isoko ryo kuba mpuzamahanga, bari naryo bari kuryubaka ari kuri sana. Kuva mu karere ka Burera tujya mu karere ka Rwahira ni ibintu bizadufasha cyane. Uyu muhanda watangiye gukorwa uhereye kuri Base ku gice cya Rulindo gihana imbibi n'umurenge wa Nemba muri Burera. Umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Nshimyimana Jean Baptiste aha icyizere abatuye aka karere kuko ubu imirimo yatangiye kandi ikaba irimo kwihutishwa bahereye mu byerekezo bibiri, ukaba witezweho kwihutisha iterambere muri aka karere. Icyo zatangiye gukora ziriya mashini zirimo zirongeraho ingano y'umuhanda kugira ngo uzabe munini kurusha uko nk'uko wari ubivuze uko wari usanzwe mbere. Kandi turumva nta mpungenge dufite ko badashoboye, barashoboye. Twumva nta mpungenge zihari kuko tubona imirimo, ibikorwa bizakorwa kandi imirimo igende neza, kaburimbo iboneke. Uriya muhanda ufite byinshi uvuze mu karere kacu ka Burera, bityo uriya muhanda uzazamura ishusho ubukerarugendo. Ikindi uriya muhanda uzafasha cyane mu gutwara umusaruro. Niba akarere kacu ka Burera kana akarere kera cyane kandi duhana n'imvura, uburyo hera umusaruro w'ibirayi, umusaruro w'ibigori, ibishyimbo, ingano n'ibindi. Bizafasha rero ko mu bucuruzi no gutwara umusaruro w'abaturage. Mu gihe uyu muhanda ureshya n'ibirometero 63 uzaba umaze kuzura, niwo wa mbere akarere ka Burera kazaba kagize wa kaburimbo. Uyu muhanda urimo gukorwa na kompanyi isanzwe ikora imihanda ya Channel Road Constructor, biteganyijwe ko imirimo yo kuwukora izamara imyaka 3. Ari Muhirwa mu karere ka Burera.